Abantu benshi batekereza ko abakire babaye abakire kubera amahirwe gusa cyangwa se ko bafite amabanga adasanzwe adashobora ku muntu usanzwe. Ariko ukuri ni uko hari ibintu byinshi abakire bamenye hakiri kare, ariko ntibakunda kubivuga ku mugaragaro. Si uko baba batabishaka gusa, ahubwo ni uko bamwe babona ko abantu batabyitaho, abandi bagatinya ko byahindura uko abantu babibona, abandi bakabona ko ari amabanga y'ingenzi agomba kwigirwa mu bikorwa aho kubwirwa mu magambo gusa. Muraho neza bavandimwe, murakaza neza kuri iyi channel y'ingenzi cyane yigisha ubumenyi ku mafaranga ndetse n'uko wakwiteza imbere. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu abantu benshi bibaza ariko gake bagasubizwa ukuri: amafaranga n'ubukire. Nkagusaba gukanda kuri like, gusangiza abandi iyi video hamwe no gukanda subscribe kugira ngo ukomeze kubona izindi nyigisho zigufasha gutera imbere ndetse no kudushigikira. Muri iyi video rero tugiye kurebera hamwe ibintu 7 by'ingenzi abakire badakunda kuvuga ku mafaranga, ariko bakaba ari byo byabafashije gutera imbere. Niba uri umunyeshuri, umukozi, umucuruzi cyangwa umuntu ushaka ejo heza, iyi video ni iyawe. Fata umwanya wumve neza, wite ku ngingo buri imwe kuko ishobora guhindura uko ubona amafaranga n'uko uyacunga. Ikintu cya mbere abakire badakunda kuvuga: abakire ntibashishikazwa no kugaragaza amafaranga bafite. Abantu benshi batekereza ko umukire agomba kwambara ibihenze buri gihe, gutwara imodoka ihenze, kugaragara mu birori byose. Ariko ukuri ni uko abakire benshi badakunda kwerekana amafaranga bafite. Bazi ko amafaranga atari yo kwiyerekana, ahubwo ari igikoresho cyo kugera ku ntego zabo bafite. Urugero: hari abantu bafite imodoka ihenze cyane ariko bakaba babayeho ku nguzanyo, mu gihe hari abandi bambara ibisanzwe ariko bafite imishinga mito mito itagaragara kandi babyarira inyungu. Isomo twakwigiramo: ntukagereranye ubukire n'ibyo ubonesha amaso, kuko abenshi umuntu ufite amafaranga menshi ntabwo akunda kugaragara ahantu aho ariho hose. Ikintu cya kabiri abakire badakunda kuvuga: abakire bakorera amafaranga, ariko cyane cyane amafaranga niyo abakorera. Iki ni ikintu gito abantu bavuga. Abantu benshi bakorera amafaranga, bakora akazi bakabona umushahara, amafaranga akarangiriraho. Abakire bo bashora imari, bashyiraho imishinga, bagakoresha amafaranga yabo mu buryo aba abungura ayandi mafaranga mu gihe kirekire. Ndetse abakire ahanini bakunda gushora kugira ngo babone indi nyungu irenze ayo bafite. Urugero: amafaranga uyashyize mu bucuruzi, mu bworozi, mu bwishingizi cyangwa mu bindi bikorwa bitanga inyungu, ntabwo uba uyakoresheje nabi, uba wayashyize ku murimo akaba ari kugukorera kandi akakubyarira ibintu byinshi. Isomo twakuramo: ntukore gusa ngo ubone amafaranga, ahubwo shaka uko amafaranga yakwinjiriza n'igihe uramye nayo akagukorera. Ikintu cya gatatu abakire badakunda kuvuga: abakire ntibemera ko kwiga no gukosora amakosa yabo ku mugaragaro. Abantu benshi batinya kwemera ko bakoze amakosa, ariko abakire bo bemera ko bigeze gutsindwa, bemera ko hari aho bagize igihombo, bagashaka uko bakongera ndetse n'uko bakongera kuzamuka bakikosora. Ntibavuga cyane ko aya makosa ariko ni nayo aba yarabaturutseho. Urugero: umuntu ashobora kuba yaragaragaje umushinga ukananirana, ariko aho gucika intege akawigiramo isomo, akazubaka undi urushijeho. Isomo: ikosa ku mafaranga si iherezo, ni ishuri. Ikintu cya kane abakire badakunda kuvuga: abakire bazi ko kwihuta gushaka amafaranga ari bibi, ahubwo korana ubwitonzi no gushishoza. Abantu benshi bashaka amafaranga vuba, bahisemo inzira ngufi, bishora mu byago cyangwa bakemera amayeri atariyo. Abakire bo bazi ko ikintu cya mbere bazi: ubukire bwubakwa buhoro buhoro, bigakorwa agake gake hamwe n'ubwitonzi. Icya kabiri, abakire bazi ko kwihangana ari ingenzi, bikagufasha kugera ku ntego zawe. Icya gatatu, abakire bazi ko igihe ari umwenda w'ubukire. Urugero:
Umuntu ushaka gukira mu kwezi kumwe ashobora kubihomberamo byose, ariko uwemeye gutangiza make akiyongera buhoro buhoro akagera kure. Isomo twakwigiramo: ubukire si isiganwa, ni urugendo rurerure. Mbere y'uko tureba ikintu cya gatanu, nkakwibutsa gukanda subscribe nimba utari wayikanda, hamwe na like kugira ngo ukomeze kudushyigikira. Ikintu cya gatanu: abakire bazi ko abantu bose batagomba kumenya uko amafaranga yabo ahagaze. Iki ni ikintu kitavugwa cyane. Abakire benshi ntibabwira buri wese amafaranga bafite cyangwa uko bayabona. Ibyo barabiceceka, ntibashobore kubivuga. Impamvu ya mbere badakunda kubivuga: birinda ishyari. Icya kabiri, birinda abantu bashobora kubasaba ibyo batiteguye. Icya gatatu, birinda n'abantu bashobora kubateza ibibazo. Isomo twakwigiramo: kubika amakuru y'amafaranga yawe ni ubwenge, si ubwirasi. Ikintu cya gatandatu abakire badakunda kuvuga: abakire bazi ko gukoresha amafaranga nabi bitangirira mu bitekerezo. Abantu benshi batekereza ko ikibazo ari amafaranga make, ariko abakire bo bazi ko ikibazo nyamukuru ari imitekerereze y'umuntu. Iyo utekereje nabi ku mafaranga, urayasesagura, ukayakoresha mu buryo utateganyije, ntuyashyira ku by'ingenzi ngo akubyarire inyungu. Urugero: umuntu ubonye amafaranga akayakoresha yose mu kwishimisha, atayatekerejeho, niwe uba wiyigizayo ejo he hazaza he. Isomo twakwigiramo: gucunga amafaranga bitangirira mu bitekerezo, ntabwo bitangirira ahandi hantu, ahubwo ni wowe ubwawe ukwiye kwitekerezaho, ukamenya uko ukwiye gucunga amafaranga yawe. Ikintu cya karindwi ari nacyo cya nyuma abakire badakunda kuvuga mu buzima: abakire bazi ko amafaranga atagura byose. Iki kintu abakire ntabwo bakunda kukivuga. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Nubwo abakire baba bafite amafaranga, bazi ko amafaranga atagura amahoro, atagura ubuzima bwiza, atagura icyubahiro nyacyo. Niyo mpamvu benshi bashyira imbere ubuzima, umuryango n'icyerekezo cy'ubuzima. Isomo twakwigiramo: amafaranga ni ingenzi, ariko siyo byose mu buzima. Inshuti bavandimwe, ibi bintu birindwi twabonye muri iyi videwo nibyo abantu benshi b'abakire batabwira abantu ku mugaragaro, ariko nibyo byabafashije kuguma ku murongo w'ubukire. Niba ushaka guhindura ubuzima bwawe, tangira uhindure imitekerereze yawe ku mafaranga, wige gucunga make ufite, wige kwihangana no kwiyubaka buhoro buhoro. Ibuka ko ubukire butangirira mu bitekerezo, bugakura mu myanzuro ya buri munsi, ndetse bukagenda buzamuka gake gake, ukisanga wageze kure mu buryo bw'iterambere. Niba wakunze iyi videwo, ntiwibagirwe gukanda kuri like, gusangiza abandi iyi videwo kugira ngo nabo bamenye ubumenyi busanzwe ndetse n'ibintu abakire badakunda kuvuga. Nkakwibutsa no gukanda nimba utakanze subscribe kugira ngo uyikande, ndetse kugira ngo ukomeze kubona izindi nyigisho zigufasha gutera imbere ndetse ukomeze no kudushyigikira. Murakoze cyane kumpa umwanya. Tuzongera guhurira mu yindi videwo ifite ubumenyi bufatika ku buzima n'amafaranga. Mukomeze gutera imbere ndetse no kugubwa neza.